well n'ubu ngubu uwo nguwo umupadiri sinzi ibyo yize mu bupadiri ariko n'ubu araza kukubwira ko uwo mwavuganaga atari jye ari undi dusa so ava kuri kimwe akajya ku kindi ariko icyo nashaka kukubwira cya mbere ntabwo bintwarira umwanya ibi by'uwo mupadiri usibye ko buriya nawe ntibizagutangaza umunsi nawe tuzaba tumufite hano nk'ibya Rusesabagina buriya nawe amaherezo we abika abapfuye n'abo yica n'abo agira ate ariko buriya nawe ruzamugeraho azisanga atazi uko yageze hano amaherezo ariko icyo nabwira urubyiruko cyangwa abandi bantu ibyo ari byo byose usibye n'ibi ngibi bajye bamenya gusesengura gusa bajye bakoreshe social media bakoreshe media arizo zose bige communicate bavugane n'abantu aho bashaka batanga amakuru bahaha amakuru uko bashaka ariko bajye banashyiramo gusesengura uko bamenye nyine ibishobora gushyirwa ku mbuga mbwirwaruhame gutera ibibazo kurusha gukemura ibibazo bashobore kubibona bamenye ibyo ari byo nicyo kintu cyangombwa nicyo navanamo naho ibindi byo ari padiri cyangwa undi muntu abantu babaho uko babayeho ntabwo twabuza babayeho nabi kubaho nabi mu buryo bw'imico nk'iriya ushobora kumenya ikibi n'icyiza bakabitandukanya kuko birabafasha mu buzima bwabo bifasha n'ubuzima bw'abandi ibyo nicyo navanamo mu gihe ibyo bakoze mu gihugu uko yari amabarwa yandikaga afugira abaturage abwira inkotanyi ati ndimuzica abantu mubarangize bizagenda gute ari minisitiri nongeye kumva araderi n'umuvuga Aderi na Rwigara ari avuga Sendashonga amuvuga neza amuvuga ukuntu ari umuntu mwiza umuntu witangira abantu wafashije inkotanyi agafasha Kagame kugeza igihe ajya mwambika uvuga ngo yambitse abandi yageze n'igihe hari bajye bamutiza imyenda ari n'uyimutiza Sendashonga arangije aramwica ntabwo inkotanyi koko ziberwa no guhemuka nibyo inkotanyi zirahemuka n'abantu bahemuka n'abantu babahemuka koko ntabwo baterwa isoni no guhemuka ubu rero iyo nzira yo gutwara nyine irasaba wari ukimbajije mu kanya abantu b'abanyabwoba barahari kandi ntibatinya ubusa baricwa barakubitwa bamburwa ibyabo ibyo si ibanga ko abanyarwanda bagira ubwoba birumvikana ariko birasaba ko akomeza kubaho utumuri wambaza guti mu ishyaka turi kwivugurura ibyo dukora bya guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro ni za ntambwe abantu bari mu nzira bagerageza kugira icyo bakora kuko hari abandi bafite ubwenge bwinshi cyane babyitaza ati ibi bintu ni danger bagakorera ingo zabo kandi birumvikana ibyo by'inzira yo gutwara no kwitanga bisa naho bitahaba abantu bose icyo umuntu yasaba abanyarwanda gusaba n'ikibazo dufite no gushyigikira abo babona bari kugitangira abazamutse umuntu akagerageza akibuza kuba mu rugo rwe buri wese yakwifuza kwibera mu rugo rwe n'abana be ndishyire muri danger ariko b'intwari bo nyine ubwo butumwa bwabo Kiliziya Gatolika twahimbazaga Pentecost gushiza uvuga ko nyine